Pastor arakoze. Hari particularity burya tugirana n'Imana. Hari uburyo abo bantu koko batwandikira, hari n'uburyo tubana nabo, ariko hari Imana iteye ubwoba. Asenza avuga kuri ya sanga Imana dusenga iteye ubwoba. Reka mbaho urugero rworoshye, natwe ikatujyana mu buryo dukora ibidasanzwe kuko tubikorera ikidasanzwe aricyo Mana. Umuntu wapfuye, mpereye kuri data wapfuye hashize amezi 2, bakorera anniversaire, yarapfuye ninde nagira ati nihagira umbwira umuntu wapfuye barahamba bakorera anniversaire de naissance cyangwa birthday. Hari uwo muzi bibuka igihe yapfiriye ariko ntawe ukora anniversaire. Umuntu ukorerwa anniversaire yarapfuye akagikuzimu kubera impamvu imwe, ni Yesu. Yesu niwe dukorera anniversaire kuri Noheli, tukibuka igihe yavukiye. Ni kimwe mu nsinzi dutsindisha abakirisitu imvugo y'Abisilamu. Kuvuga ko yapfuye birarangira ntiyazutse, kuko dukora anniversaire, ni muri anniversaire twizihiriza kuzuka kwe. Dukora anniversaire y'uwapfuye hanyuma kazuka. Dukora anniversaire kuko ariho, tunakora anniversaire ko yapfuye kugira ngo imbaraga z'urupfu rwe tuzitandukanye n'urupfu rwacu. Yesu nashimwe. Pastor Rene Imana guhumugisha. Buriya yaranshotoye, reka twinjire mu byo nateguye. Sibyo yemwe? Bamvuze nitwa Ndakebuka Yohani cyangwa John cyangwa Jean. Sinkivuga ko ndi umukristo wa Gasyata, mwaranyakiriye ejo bundi kwigabura na madamu na famiye yose. Hari umuntu wambwiye ati kuki wimukiye Iremera bujuje urusengero, kuki utagiyeyo barwubaka ngo nawe utange amafaranga. Ndangije ndababwira ngo muzabaze Samuel uko ishatse. Yanyakaga amafaranga bubaka, nanjye nkamwaka amafaranga twubaka Galilaya. Galilaya iruzuye, nsize abandi barugiyemo, nanjye nje muri urunguru rwuzuye. Yesu nashimwe. Kandi kubaka ntibishira. Regional Manuel Pasteur Umushumba yigeze kwigisha hano, aranahanura, ni inshuti yanjye. Aravuga turi urusengero ruri iruhande rwa stade yingiyi, tuzarushyiraho etaje zibe nk'enye cyangwa 5. Nzaba narimutse se, tuzagura n'intebe nazo bariho barazizana, tuzakora n'ibindi twahawe kugira ngo dutange, cyane cyane gutanga hano mu rusengero. Nashimwe umwami, nahabwe icyubahiro, nahabwe icyubahiro. Mujye mubivuga mu bishimangire. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yampaye. Abo mu iteraniro rya mbere nababwiye ngo hari igihe umushumba wacu anyemvita ambwira ati uzaze kutuganiriza. Ntagiye nyine mu byo mubiri, ndavuga ngo reka nsome Bibiliya nsubiremo, n'ubundi narayisomye, ntegura ijambo numva rimfasha, ariko igira gahunda yayo. Ntegura ijambo neza, ndimaraho iminsi 4 ntegura buri chapitre, nteguraho ijambo riri, ntegura ijambo bavuga ngo Imana igira ite yumva. Ntegura ijambo bavuga ngo rivuga ngo Imana ivuga.
ntegura ijambo rivuga ngo Imana ireba, ntegura ijambo rivuga ngo Imana ifite imbaraga ikorana n'abayo. Ibyo ndabitegura, numva biramfashije, numva ndanoze. Nijoro madame arambwira ati ariko wateguye ijambo ry'Imana. Narariteguye nta kibazo, reka nsubire gusenga mu cyumba biro yanjye mu rugo, hanyuma nsubire ndisubire. Mpageze Imana irambwira ngo ndarihinduye. Iri joro saa 3:30 imira ijambo tugiye kuganira, ihindura ibintu byayo, nibizi ibyo ukeneye. Ntabwo ari twebwe, ntabwo ari ijambo ribwirizwa i Roma rikabwirizwa muri katedrale aha rikabwiriza ahandi isi yose. Oya, iguha icyo yaguteguriye gikenewe n'umudugudu wa Remera. Yesu nashimwe. Yampaye ijambo rivuga ngo ni mu rupfu rwa Yesu twagaruriwe itegeko ryo kumvira Imana. Ni mu rupfu rwa Yesu twagaruriwe icyo twari twakatakaje, ugarurirwa icyagiye. Twagaruriwe itegeko ryo kumvira Imana. Kumvira Imana ni itegeko. Yesu nashimwe. Dusome Itangiriro 3. Itangiriro igice cya 3. Duhere ku murongo wa mbere twihuta. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kubirya, twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izimana yatubwiye ati ntimuzazirye, ntimuzazikorereho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza. Amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya ikibi n'icyiza. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari ikigikundiro, kandi ari cyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Muceho umurongo. Badoda ibibabi by'imitini biremeramo ubucocero. 8. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyeshwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana abaza uwo mugore ati, ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi
Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Na Adamu biramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazaryaho, uzaniye ubutaka umuvumo, kuvumwa. Dusimbe kuri 20. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari nyina w'abafite ubugingo bose. 21 cyane cyane, Uwiteka Imana aremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu. Yiki? Y'impu. Irayibambika. Mufunge Bibiliya tuganire. Yesu nashimwe. Reka duhere Imana ijya kurema umuntu, ijya kurema isi, ijya kurema ibiyiriho. Igira gahunda, Imana igira gahunda. Ntabwo yari gushobora kurema ibisiga itaremye ikirere bizajyamo. Ntabwo yari kurema amafi itabanje kureba amazi. Ntabwo bishoboka. Yarabanje irema ibintu byose imaze kubirema byose. Kandi irema ivuga ngo iki ni kibeho kikabaho. Ikavuga ngo isanzure niribeho rikabaho. Ikavuga ngo umucyo nubeho ukabaho. Ikavuga ngo ifi niziremwe mu nyanja zoge zirya ibiri mu nyanja bikabaho. Igeze ku muntu kuri 26 itangirira igice cya mbere, ishyiraho ngo tu. Niho honyine ijya kurema yavuze ngo tu. Ni inteko, niwe na Yesu tureme umuntu aze mu ishusho yacu. Ni ubwumvikane, ni ibintu byakozwe nabo bombi barema umuntu, bamurema mu buryo budasanzwe. Barabumba bashyiraho umwuka, Imana ishyiraho umunwa irahuha, tuguhaye umwuka uzategeka ibingibi, uzayobora ibingibi, tukugize akamana gatoya, uzabana natwe, tukugize umutware w'ibi bintu turemye dushyize hano muri Edeni. Ariko kuko yaremwe n'Imana, imushyiriraho inzira yitwa kumvira uwayiremye. Imana imushyiriraho inzira itandukanye n'Imana, ngushyiriyeho kuba nk'akamana gatoya, wende gusa natwe, ariko hari icyo ugomba gutandukaniraho natwe, nuko ugomba kutwumvira. Yesu nashimwe. Nuko ugomba kutwumvira. Twebwe twakuremenye mu buryo budasanzwe, twakuremye mu buryo butari nk'uko twaremye ibisiga twavuze bibaho. Ugomba kutwumvira. Irangije ishyiraho condition gusa imwe, akantu koroshye cyane. Iravuga ngo nkuremeye izi mbuto zose n'ibiti, uzajya ugenda urya imbuto zose. Utoranye avoka, uteranye mango, utoranye imbuto zose kiza hano, izi mubona ku isi. Ariko ruriya rubuto ruri hagati ruriya ntuzarukoreho, juste kugira ngo imubwire ngo ndebe yuko uzumvira uwakuremye, ndebe yuko uzabona yuko uri munsi yacu. Imugira, nabwiye n'abambere, umuntu aremwa yari vegetarian. Vegetarian ni abantu barya ibyatsi. Kandi burya vegetarian njye nize mu Buhinde, nahize imyaka 5. Habamwo parti bita vegetarian. Akubonye wica inka yakwica. Arya imboga, arya imbuto, arya ibimera. Ntashobora gushyira ikintu cyitwa inyama mu mubiri. Abo ngabo statistique yerekanye yuko bamara imyaka 100 irenga. Ubwa mbere bari vegetarian, baha no kuramba cyane. Irangije bategeka kudakora kuri urwo rubuto. Hanyuma twasomye yuko hiyiziye haje impongo isanga harya iyo mpongo
ni impongo yaje isanga umugore, ni ingeragere yaje isanga umugore imubwira iti ariko wabujijwe n'iki kurya ruriya rubuto. Ni imparage haje iki? Inzoka. Reka mbabwire inzoka gato hanyuma nkomeze. Korara amahoro. Inzoka ifite karakterisitike zirenze enye. Icyambere, inzoka ni nziza, igira po, igira uruhu ruteye ubwoba. Iyo ugiye kugura ceinture nk'izi twambaye ukabaza ceinture ikoze mu ruhu rw'inzoka, igukuba inshuro 5 ceinture y'uruhu isanzwe. Igira umubiri unyerera mwiza uyagayaga. Niba hari ikiremwa gifite umubiri mwiza ni inzoka. Ikagira indi karakterisitike iteye ubwoba. Iyo uwo mubiri uriho usaza, iriyuburura igakuraho wa mubiri ushaje, ikagaruka ari uruhinja rufite akabiri kanyerera kagira gatya. Karakterisitike yindi y'inzoka sinzi ko mumaze kuyitegereza, iyo igenda ntigira ururimi rumwe, igira indimi, igenda igira itya, iriho inaguruka ikigenda igira itya. Azaza perezida wa korari, inzoka muri korari izaza ifite akabiri keza. Nutayemerije nako kabiri kanyerera, iziyuburura izana undi mubiri. Niyanga ku rurimi rumwe izahinduriza n'ururimi rundi. Inzoka muzazibona mu bakirisitu, muzazibona mu bavuga butumwa, muzazibona muri korasi. Yo niyo Mana nzakorera. Inyuma y'uwo mubiri ujunyerera uzabona ko indimi ari ebyiri, uzabona ko izo ndimi niziza zitya korari zacikamo kabiri. Iraza yegera Eva wahawe itegeko n'Uwiteka, iza ifite umubiri, igaruka ifite undi mubiri, igaruka ifite ururimi rugira rutya. Eva yari yananiranye ariko aza kwemera. Ibanza kumubwira ngo harya mwabujije kurya ibi biti. Ntiyavuze igiti, mwabujijwe kurya ibi biti, ibishyira muri rusange. Arasobanura toya, ni igiti kimwe kiri hagati. Ese ni kiriya ati ngwino tujyane twegere urebe icyo giti cyari cyo. Igaragura urubuto. Eva aravuga toya, Uwiteka we aza mu mahumbezi yo ku mugoroba tukumva tuguwe neza. Iyo yaje twese twumva tunezerewe tugasabana nawe. Uramenye agaruka ejo azazanye urundi rubuto, noneho rwahiye rwabaye jone. Aranarumusaturira arambwira ati reba imbere. Yanzoka tuzagira ubwenge nk'ubwayo, umunezero tuzawugira tutiriwe twumva imirindi ye. Ati nibyo, ihute. Afata urubuto ararusatura neza, ararushishura neza, ararwepirisha neza, arangije aruryaho. Burya icyaha iyo cyurimo kiraryoha. Yesu nashimwe. Icyaha iyo kirimo wepira, ukirimo neza, ariho arambura amanoti, arambura 1, 2, 3, 4, 5, mukorana diri yo kuvuga ngo binkorera utya miliyoni 100 ngizi ndaziguha, iyi kamyo yihorera itambuke. Uburiho utonora, ntushobora kumva ko ari icyaha. Wumva ko ari icyaha iyo wamaze kugitonora neza, igishishwa wagikuyeho, umaze guhekenya, umaze kumira, ingaruka zacyo zigarutse. Umaze guhamagarwa muri ribu ngo ngwino usobanure, niho uhita wumva ingaruka z'ibyo ngibyo. Icyaha kiraryoha uwo ari we wese akirimo.
ndabeshya icyaha iyo umuntu akirimwo dans le bain y'icyaha ukirimo kiraryoha. Nicyo gituma Uwiteka avuga ngo mwirinde, nicyo bivuga. Udakandagiramo, kuko numara gukandagiramo urasanga kiryoshye, kandi kubivamo wamaze gukandagiramo ntabwo uzabishobora. Ararya araryoherwa, amaze kuryoherwa abwira n'umugabo ati shari ndagusabye ryaho nawe wumve. Ariko reka kwanga, aranamutamika ati ngaho rya wumve, nawe abayinjiyemo neza aho kwirinda ararya. Amaze kuryoherwa bararya, koko baca n'izindi mbuto bararya barahaga. Kimwe cyabarindaga rya koti ryiza bari bambaye byitwa ubwiza bw'Imana. Nicyo cyitwa, niryo koti abarokore twambara, iryo koti ryitwa ubwiza bw'Imana niryo riturinda. Iryo koti ryitwa ubwiza bw'Imana ubana naryo uri imfubyi, ukaba mu cyumba kimwe wenyine, ukarara ubusuje kugushima akakubwira ati ngwino nzakurihira amashuri, ariko ari umusore uri umukobwa ati ngwino tujyane mu rugo nzagukorera byose. Ubwo bwiza bw'Imana bukamubwira biti oya, ndi kumwe n'Uwiteka arangaburira kandi azambesha. Iryo kote ry'ubwiza bw'Imana twambara ritubera umwenda twambaye amapantaro ariho ibiraka. Iryo kote ry'ubwiza bw'Imana nicyo bita inzira y'Imana guhishira umukirisitu. Umwana wawe ukawumugurira kuri Noheli, wirukankana na babandi birukanka awihanaguza, uti wumereze ati pfa kuwutwara n'ubundi bagiye kumfata, ukakamesa muri cya cyuya cya wa wundi, wamara kukagorora neza wakamwambika aje gusenga kuri Noheli, ugurira kwa Nyiragasazi umwenda w'ibihumbi 50 akakubaza aho umwana wawe wamuguriye uwo mwenda, ikawugira umwenda w'igitangaza, ikagushirira muri wa mwenda w'umwambaro w'ubwiza bwayo wambaye. Iguhishirira aho ngaho umwana wawe yajya kwiga akigira mu makayi 5, amasomo ari 6, hamwe yandika imibare, handi yandika fizika, handi yandika shimi, bimwe kanabivangitiranya, ikabimuvangurira. Ukora afite n'umwigisha mu rugo ntamurusha ubwenge mu ishuri. Ubwiza bw'Imana amaze kurya kuri izo mbuto, amaze kwiyambura ubwo bwiza kuko atumviye Imana, ngo yahise abona yambaye iki? Ubusa. Muzasome Bibiliya mu ndimi zose. Nasomye y'Igifaransa, nsomye y'Icyongereza, nsoma n'iy'Ikinyarwanda. Ntaho bavuga ko yari yambaye ishati itukura cyangwa ipantaro y'icyatsi kibisi. Ntaho bavuga ko yari yayanitse abajura barayiba. Ntaho bavuga yuko inzu yabo yahiye imyenda igahiramo. Icyo bita umwambaro nyawo uhisha ibyo byose, uhisha ubukene ukumva yuko uri umukire imbere y'Uwiteka. Wajyanywe no kutumvira Uwiteka, babona bambaye ubusa. Yesu nashimwe. Bose babona bambaye ubusa, kuko amaso yabo, iyo ukoze icyaha amaso yawe arahweza. Natanze urugero, ushobora kuba ukora aho usinya miliyoni ziguca imbere uzisinya, wazitinza gato n'ugiye gusinyira, abakora muri finance murabizi, akaza kukubwira ati ariko wakwihushije dosiye yanjye. Amaso yawe yadahweje ntashobora gukompara amamiliyoni aguca imbere ngo usinyire umuntu ngo yagereranye n'icyumba kimwe na saro cyangwa ibyumba 2 na saro wasize mu rugo. Iyo amaso yawe adahwejeje ntushobora kumva yuko umwana wawe watanze igice cya minervare
kandi hari uburyo watinza dosiye akaza akakubwira ati ariko wayihutishije nkagira uko nkugenza. Iyo amaso yahweje rero, buri opportunity yose iguciye imbere uyishakamo ikijya hano. Buri opportunity yose iguciye imbere ushaka icyo ushyira hano, kandi ntabwo bitinda. Ibyo byambariramwe ubusa. Ntabwo mubazi? Ntabarokore muzi? Ubyambariramwe ubusa. Yaje kundeba simukubwira, amaze kugira imyaka 40, amaso yarahweza, areba abo bangana babyaye 5, areba barumuna be bararongoye bose, yahanuraga abantu bagafashwa, yaririmbaga abantu bagafashwa, aravuga ati ndajya muri menopause mu myaka 5 ntabyaye. Amwicira ijisho bahita bagenda, arishyingira. Yaje kundeba ambwira ngo nguhaye icyifuzo ngusengere. Nubatse ntubatse, ntabwo namuhishe. Naramubwiye ngo senga Imana cyane, uyisaba imbabazi kugira ngo ikubakire bushya, kuko ntiyigeze ikubakira. Buriya yaramwubakiye. Amaso yawe yahweje, wibagirwa icyo Uwiteka yakuvuzeho, kandi hari igihe ahweza iriho ikomanga ku rugi, iriho igirira ku rugi ikubwira ngo fungura ndaje, igikapo mu mugongo n'ibyo twavuganye. Amaso yagahweza ukinjira mu byo utasezeranijwe, Uwiteka yarazanye ibyo yagusezeranije. Yesu nashimwe. Twihute. Icyaha cyo kutumvira Imana cyazanye icyo cya mbere, guhweza ukitekerezaho, warangiza kwitekerezaho ukishakira inzira. Bishakira inzira. Icya kabiri, iyo amaso yawe yamaze guhweza kubwo kutumvira Imana, bizana ingaruka zindi z'ibyaha. Dufate ibyo twasomye tutajya hanze ya Bibiliya. Baryaga imbuto, ibahindurira regime baryaga. Bidodera ngo incocera baboshye ibibabi by'ibiti. Imana nababwiye ngo muhace umurongo, ibaremera impu bazajya bambara. N'ubu twambara, uru ni uruhu, uru rukweto ni uruhu. Uruhu ruva he? Si inyamaswa bishe? Bakiri muri Edeni hari ubwo yigeze avuga ngo mwice inyamaswa, zazaga kumukontampara zikaryama iruhande rwe, zikaririmba, zigakina, zigatana, akishima, ubundi akarya imbuto. Ahakoreye icyaha, immediate mu rupfu rwahise rwinjira. Ica impongo wanika uruhu wambara. Ziba ingaruka z'icyaha cyo kwica kizanywe no kutumvira Imana. Biva kwica inyamaswa byinjira mu bana babo. Kayini yica Abeli, umuvumo uza mu muryango kubera kutumvira Imana. Ariko kubera ko Imana yo kabyari tibagirwa, yibuka ijambo yavuze ibwira Yesu ngo tugere gute? Turema umuntu. Riragaruka, areba umuntu ko abaye, asanga icyo cyaha gikomeye gikozwe n'umuntu kinjijemo impfu kugera no ku bana babo, kigomba gukemurwa n'uwo basezeranye kugira ngo umuntu aremwe. Yesu ategurwa ubwo. Yesu arategurwa. Muzabibona ni musoma za Bibiliya, ni muyisoma yose muzasanga Yesu yarateguwe. Ubwoko bw'Imana Imana yateguye, yabushyiragamo Yesu kugira ngo batabarwe mu gihe bari bageze ahakomeye. Baramu na Baraki bagiye kuvuma ubwoko bw'Imana kubera indwano bakoraga, amahanga yose ahunga. Aramubwira ati genda umwamvumire. Arahagarara arabitegereza, yahaga kujya kuvuma
kuko yari afite izo mpano, akagaruka akavuga ati ariko buriya bwoko bufite umugisha buhezagiye, wa mugani w'abarundi, ndabuvumane ko muri buriya bwoko mbanamwe umuntu wambaye ibyera uri hagati yabo, ahubwo icyampa nkaba nkabo, cyampa nkaba nkabo buriya bwoko. Kuvuma bibamwo kwifuza, kuko Yesu yari ari hagati yabo. Abudenego na Mishake bashyizwe mu muriro wacanywe iminsi 3 kuko batumviye umwami, ariko kubw'icyubahiro cy'Uwiteka baraterura bashyiramo. Bamushyize umwami mu gitondo aravuga ati mugende mu ndebere ko hari n'igufwa ryasigaye ryabo. Ugiye kubareba agira atya, aravuga ko twashyizemo 3 nkabambonamo wa 4. Yarari ni Yesu wari uri kumwe nabo kuko bumviye Uwiteka. Yesu nashimwe. Bigera no ku ndunduro aho byabaye rusange, atari agatimu, atari akagurupe. Ibyahishuwe 5 hera ku murongo wa mbere umanuka ugere kuri 5. Imana iramanuka, ubwo nirinze kuvuga ba Yesaya bamuvuze ngo nguye araje, umwami ukomeye, ubutware bumuri ku bitugu, umujyanama. Ntabwo yavuze ngo nza, umwami araje, yavugaga Yesu. Bigeraho noneho mu byahishuwe aza ku mugaragaro ngo yo gucungura timigiye, yo gucungura abanyisirayeli gusa, akora ouverture y'isi yose kugira ngo twese tubone agakiza. Nandakebuka ndi muri iki gihugu cy'u Rwanda kitari cyegeranye n'abanyisirayeli, nawe nundi, ngo Yohani yerekwa igitabo kiboheshejwe n'ibimenyetso 7 gifatanijwe n'ubushishi. Aravuga ngo ninde uwabumbura kiriya gitabo, ninde wakwemera kumanuka akajya gutabara iriya si, akajya gutabara uwo twavuze ngo tureme umuntu. Ngo abari inteko yari iraho, ngo uretse no kukibumbura ngo nta n'uwakirebaga. Ngo Yohana ararira cyane, ararira aravuga ngo isi bonye ishyano, ndabigenza nte? Ngo ijwi riramanuka riramubwira ngo Yohani wirira. Riramuhoza, riramubwira ngo igishitsi cya Dawidi, intare y'umuryango wa Yuda, aranesheje muri abo ngabo. Yesu nashimwe. Aranesheje, naciye umurongo nk'umusirikare. Gendiwe umuntu ntanesha atarwanya, ndabeshya. Ubundi yari intambara no kurwana. Ari umupira wenda birashoboka biba forufe kuko utaje gukina, ariko yari intambara ugomba kurwana ukaneshwa ukamanika amaboko. Intare y'umuryango wa Yuda intare y'umuryango wa Dawudi, igishitsi cya Yuda, agize ati anesha ataraza, anesha bataramukubita, anesha ataravukira mu muvure, anesha atarapfa ngo azuke, anesha gusa aranesheje. Reka mbabwire urugero nabahaye rwabayeho mu Gasyata. Ijambo ryitwa kunesha icyo rivuga muri kuraho ngaho muri urwo rugero. Arahari ni umudamu tuziranye nzi neza, asengera mu Gasyata. Umugabo we ni wa wundi wishakashakiraga, bapanze inzu, afite abana 6 7. Iyo yagendaga niho abana baryaga, niho inzu yarihwaga, yari we wenyine nyine n'umugore we wabaga muri abo bana b'indahekana bangana batyo. Umugabo ararwara, araremba, ukwezi kurashira, ukwa 2 ukwa 3 arapfa, arirambura. Umugore areba abo bana asigaranye, areba atagira n'ikibanza cy'inzu, areba nta kintu ashoboye gukora, avuza induru. Mwarimu arahamagara ati birarangiye. Kandi uwo mugabo no mu rusengero yarazwe, yaritangaga pe. Abantu barirukanse bagerayo, basanga dogiteri yoroshe hiki,
yapimye yarangije yorosheho ishuka. Umugore arirukanka avuza induru hariya, akajya hariya akagaruka agahamagara umwana we Prince, akirukanka agahamagara undi, akirukanka agahamagara undi, yacanganyikiwe. Noneho abakozi b'Imana bageze aho baravuga bati ese mwuka byara wa mugani uyu mugore afite rezo. Barapfukama bakikiza ubwo buriri yararyamyeho. Ndi byarabaye sa amateka, muzajya Galilaya, byarabaye ndababwiza ukuri. Arapfukama, bose barapfukama, bazamura amaboko n'abapfukama hagati y'abavuza induru. Barasenga we barakora barasenga habasengera Tabita, barasenga barongera barasenga barasubira bajya mu mwuka baruzura. Wa mugabo akuraho agashuka akigizayo, agira atya arabareba, imwihangane gato, agira atya arabareba, abona umugore we, aramubwira ati madame, mama Prince we, ati wampemukira, ati umpemukiye ubwo utigeze umpemukira nanimwe kuva nakurongora, ubu nibwo umpemukiye. Aravuga ati aho mvuye nijwi ryawe ryasangagayo uvuze induru, ati umuntu waruje wambaye imyenda yerusa neza, hano twari turi hari hateye ubwoba, hari indirimbo ziteye ubwoba, ati ntushobora kubyumva we, ati urampemukiye. Umugore waragaruka aramubwira, tugira abarokore mu itonde, aramubwira ati wahabonye neza ni mu ijuru? Undi ati nahabonye, reka gusubira no kumbaza ko nahanyibutse. Wahabonye neza? Undi ati nahabonye. Uvuye aheza haturirimba? Undi ati nahabonye. Ndakure kuyigendera. Abantu bajyaho bashima Imana, bagira batya bya bindi byacu ngo Imana igize neza iramuzuye. Iminota 20 bariho bashima Imana ko agarutse, bagiye kugira atya basanga yumye kera uko abakiranutsi basinzira. Uwaje aharungurutse, si ijuru yagiyemo, aharungurutse araza yibagirwa abana 7 b'intahekana yabyaye, azi neza ko ntawabasigiye, azi neza ko nyina atabashoboye, yibagirwa abana be kubera ibyo abonye. Yesu yanesheje kwemera gusigaho ngaho akaza hano ku isi. Yesu nashimwe. Intare y'umuryango wa Dawidi, igishitsi cya Yuda, aranesha kubera kwemera kuza hano. Kandi ndiko bamwakiriye, ntabwo yavukiye mu basaje femme babyaza, bagusasira amashuka, bakushyira ku gitanda, bakwambika pampers, amashereka atabonetse bakakugurira amata. Yavukiye mu muvure, Mariya adafite umubyaza. Yakirwa n'isi, ahunga ari uruhinja. Intare y'umuryango wa Yuda aranesha. Yesu nashimwe. Araza isi iramwakira nyine nkuko yakira umuntu uwo ari we wese. Ariko ibyo byabaye kugira ngo aze asohoreshe amasezerano, icyangiza isezerano rya mbere ry'Uwiteka yari afitanye n'umuntu. Cya giti cyatumye Uwiteka ubwiza bw'umuntu bumuvaho, aba ari cyo giti kizahambwaho Yesu, kizabambwaho Yesu kugira ngo bwa bwiza bugaruke. Uyanzoka yagombaga gukandagirwa n'umuntu, n'umwana wa mugore aba ari wuza ari we munyakuri wo kugira ngo yanzoka ayikandagire burundu. Araza arakirwa, ibyo Yesaya yahanuye neza birasohora. Ubutware buzamuba ku bitugu. Hejuru yo kwakirwa nabi, ubutware bumuba ku bitugu. Agahagarara n'abafarisayo akareba ibyo bakora, arangira akabwira ati mwangunzu, sinabwiye ngo ndi umusirikare, sindi umurokore, hagarara hariya hiyenze umbwira ngo wangunzu wirebere. Ubutware bumuba ku bitugu.
Yesu nashimwe. Ahagarara imbere y'abafarisayo afite imyaka 12, wabwirizaga yaragomba kuba afite imyaka 30. Arababwiriza, arambura igitabo cy'umuzingo, arababwiriza. Ubutware bumuba ku bitugu, ajya mu bukwe bw'Ikana, arangije nyina arashyanuka. Aramubwira ati inzoga zirarangiye, kuko yari afite ibanga ry'icyo Uwiteka yamwongoreye. Aramubwira ati inzoga zirarangiye. Aramubwira ati tubigendanye mudute wa mugore we. Genda ubwire ufite mama wawe. Genda umubwire uti kudaherutse kunsura wa mugore we. Ureba yagukorera. Sibyo? Tubigendanye mudute wa mugore we. Nukuvuga ngo hari icyo yambaye kitari umubiri w'umuntu, butware buturuka ku Uwiteka, nyine atagomba kwivangamwo. Nyina w'umubiri atagomba kwivangamwo. Ubutware bumuba ku bitugu, uwamuteguye ataravuka amenya ubutware bwe. Nyina aramukije Elizabeth amenya ikiri muri uriya kubera ubutware afite ataranavuka. Yesu nashimwe. Ubutware bumubamwo bwateguwe n'abahanuzi. Ezekiyeli arapfa, aragenda dayimoni arafata ashyira mu cyumba iyo ngiyi kuzimu. Yesaya arapfa asize avuze ati nguye araje. Yagera Ezekiyeli akamubwira ati ariko se hari wa wundi twavugaga wowe usize yahageze atereka da, nanjye mubonye nkuzaze. Maraki agapfa, yagera hariya bakamubaza bati bigenze bite, wowe usize yaje, batereka da, nanjye nasaga nk'umubona ariko nje atarahagera. Ubwo butware butera amatsiko n'abapfuye bamuzi baramuhanuye iyo ngiyo. Yohana arapfa, ahageze arababwira ati nimuhumure, uretse no kumubona ndamubatije, ikinabereka yuko ari we. Hari ikivuye mu ijuru kimumanukiraho kimwemeza ko ari we neza neza, niwe nimuhumure yawe. Arapfa. Ubwo butware bwe bwari buzi neza ikimuzanye ku isi, bwari buzi neza icyarijije Yohana. Icyo cyarijije Yohani nicyo yasobanuriye Petero. Bavuga ko ndinde, ko tugendana, bavuga ko ndinde, bavuga ko ndinde maho, bavuga ko ndinde, bavuga ko ndinde, bavuga ko ndinde, ko tugendanye. Bavuga hari uwigeze avuga ngo uri umujura wa mu Biryogo. Bamugereranyaga n'abantu bakoreye Imana neza, ngo bamwe bavuga yuko uri Yohani, abandi bavuga yuko uri Eliya wazutse, abandi bavuga ko arangije ishyanuka rye murarize. Yashyanukaga yihutiraga kuvuga wa muzeroti Petero aturi Kristo Mesiya wa wundi ati uriwe neza uriwe. Nkurikije ibyo wakoraga babaruteremayo ukora hurya inyonje ukora hurya ikibwiriza. N'abari abafarisayo ubwira kuriya barangije bagatinya kugukora uri Mesiya. Avuga ibigaragarira umubiri, bya bindi nyine bigaragarira umubiri, yambaye costume na karuvati nziza n'agasaraba hano. Oya, Yesu aramwegera kugira ngo aroderese neza ibitekerezo byaramubwiye ati rero shahu ibyo uvuze ni ukuri, ndi Mesiya, ariko kuntekereza ntabwo ariko ndi. Ubu shahu nzangwa n'abariya batambye ureba, nzangwa n'abantu mwese, nawe ubwawe uzanyiha. Aravuga ati ngo Bibiliya ivuga neza ngo amufata ukuboko. Petero afata ukuboko umwami ngo amujyana hirya gato, ngo aramuhana, otoromandi aramucyaha. Yesu agira atya aramwikura, aramubwira ati mva inyuma shitani, mva inyuma nde. Wari ushimwe ko ayobowe n'umwuka, ati si wowe ubyibwiye ni umwuka. Meme conversation bakiganira ahita yitwa shitani. Uzi ko abarokora ari uko nguko duteye.
mvuko Uwiteka kuvuzeho, Imana ikugiriye neza, umutima wenda wishimiye, waba ugisohoka mu rusengero Imana ikakwita shitani yari imaze kukubwira ngo ndakwishimiye. Ni byose byo. Mvi nyuma shitani. Nduwo nguwo nkubwiye. Nzakorerwa ibyo ngibyo nkubwiye, nta kizahinduka. Ibyanditswe bizansohorezaho, ndabizi neza. Nibitaba umumaro wo kumanuka hano ntacyo uzabumaze, ntacyo nzaba maze kumanuka hano. Bigomba kubaho. Asubira kumwita shitani. Abarokore turibagirwa we, kandi Imana niki tuziza. Arabimubwiye amwisha shitani, agomba kuba yaravuze ati pardon chef rwose ntabwo nari mbizi. Bisohoye noneho bavuye ku musozi gusenga, anababwiye ati ariko isaha imwe irabananiye. Bamanuka umusozi, arababwira ngo igihe cyanjye kirageze. Amubwiye ati igihe cyanjye kirageze. Abona Yesu icyo yacyabize byari byarangiye, bigiye gusohora. Petero aramwitegereza n'ibitotsi byinshi avuyemo, kandi yamubwiye ati senga utagwa mu moshya. Arabisuzugura, arangije aramubwira ngo kubiza icyuye, ariko tugenda nunzi cyangwa wane ndi umuzeroti. Niba utarubize ndabikwibwiye, ndi umuki. Dore abazeroti. Amwereka inkota. Abazeroti n'ubwoko bugenda n'inkota, ni nk'abahinde abo bita abasinge. Munigana afite intuza niza y'imyaka 5, mwigana afite inkota. Niko bimeze n'ubwoko bwabo. Amubwira ati ndi umuzeroti, kandi n'abasirikare bakuru bose bava hehe? Iwacu n'abazeroti. Ibinanira hano ndakora ku rusinga, baraba bageze hano. Watuje, ntabwo waruzi uwo mugendana. Nanjye naje kugira ngo tubane ndebe yuko hari uko wangenza, ariko ndi umuzeroti. Aramubwira ngo mvi nyuma nde. Avuze atyo agira ngo Yesu yo ni bwa bwoba, asimba rimwe ati reka mbishyire muri pratique. Yesu amenye uwo ndiwe. Yasimbye nk'umuzeroti koko, yaragiye gushyira hano. Ntabwo yagiye ashaka ugutwi, yagiye ashaka gushyiraho umutambyi. Akubita ugutwi kurataraka, Yesu agusamira hejuru, agusubiza haramubwira ngo umva, reka ibyanditswe bisohore, uwicisha inkota zicwa n'inkota. Mvi nyuma shitani. Yigirayo. Yesu byamugendekeye byose murabizi, muri abakirisitu, muri abarokore. Arapfa, asigarana na Yohani ku musaraba gusa. Niwe ntumwa yinjiranye nawe kwa Pilato yicaye imbere. Niwe ntumwa yagendanye nawe ku musaraba ari kumwe na nyina. Petero yamaze gutwara abandi hehe? Ku nyanja kuroba. Aravuga ati sha twaribeshye, tubona azura bapfuye, tubona akora ku nyonje kibwiriza, tubona abwira abafarisayo kuriya, twagira ngo ni kabutindi, ariko twari twaranibeshye. Rugabira imwe, ikanzi imwe, twabonaga yuko amaherezo yandi ari ayahise n'aya ngaya. Muze twisubirire kwirobera. Yesu arapfa, urupfu rwe ruzamo ikintu gikomeye abakirisitu rimwe na rimwe tudatekerezaho, ngo tugundire cya kintu cy'ubukirisitu twazaniwe na Yesu, tugundire ya maraso ye kugira ngo turinde. Iminsi 3 arazuka. Ntiyazutse asubira kwa data ngo avuga ati ndarangije ndabapfiriye, byose birarangiye, ibyo wantumye byose ndabirangije. Oya, yahise yikatira ikuzimu, atungura ikuzimu, araboha, asanga babandi Yohani yari yabwiye ati size mubatije, impundu ziravuga. Reka mbaho urugero rworoshye. Iyo ufite agataruka katsa ahantu haba umwijima gusa, wa wundi wari mu mwijima ahuma gusumba uko yahumaga, yarahumye. Ndabeshya? Uri mu mwijima wicura burindi, iyo utunze itoroshi rya kuri we ahuma gusumba uko yarahumye, ne bya bikeze yabonaga ntibiboneka. Shitani aba umucyo witwa Yesu wageze ikuzimu, uhuma shitani burundu, aramuboha. Afata abakiranutse, abahanuzi baboheye hariya, abafata ukuboko ngo batambagize isi, arabazamukana,
abereka isi bakoreye, abereka abantu, ababwira abantu bahumutse, arangije abajyana kwa data gutanga ripoti. Intambara yirangiye, bazana umunyago, arangije ajya kwa shefu, kwa generali wamutumye ariwe Mana, amushyira raporo yanditse. Yohana 17. Abasiga bicaye hariya, abwira se ati abo wantumye bose nta numwe wo kurimbuka uriho keretse uwagiye kugira ngo ibyanditse bisohore. Aravuga ati nabahaye ibyo wamaye byose, mbigisha inzira yo gukiranuka, mbasabiye kugira ubumwe hagati yabo, kandi singusabye ngo bavane muri iriya si kuko hari misiyo mbahaye, ngusabye kuyibarindiramo. Ijuru ricura umunezero utabaho. Hari igihe mbitekereza ku giti cyane, ijuru ricura umunezero utabaho, bigira amatsiko ateye ubwoba kubw'ijambo Yesu yavugiye aho ngaho ngo nzasubira kurya ku mizabibu, nzasubira kunywa ku bivuye ku mizabibu, ari uko ririya torero ari we mugeni ryazamutse. Imana irahagarara. Kera umugeni iyo yazaga, yajyaga kwa ba nyirasenge bakamwarika, bakamuha amavuta meza akisiga, bakamugaburira neza, akagira undi mubiri utari usanzwe. Ntabwo ari bride shower. Nigeze kuvuga kare, hari ibintu njya nkiritika, mujye mumbabarira. Bride shower utumira n'urugo rwananiye ngo aze kuguha, araguha amafaranga, ariko nta kizaguherekeza mu rugo aguha, kuko ayo mafaranga arashira. Imana iravuga ngo kwari kuriya mugeni wishimiye, tubona ko tuzakora umunsi mukuru udasanzwe n'aya matsiko dufite hano. Aramutse atashye muri bwa bukwe, ngiye kuguha nyirasenge, uzamwarika, uzarika itorero, uzasigarana itorero, uzasiga itorero, uzambika itorero, uzagaburira itorero kugira ngo ritazananuka, ritazamera nabi. Bashyira umwuka wera. Yesu aramanuka, azana icyarika ikiriho gitegura umugeni twese, cyitwa umwuka wera, ari wo wagaruye kumvira Imana muri twebwe. Uvuye ku byo Yesu yakoze, arapfa arazuka, ajya gusaba uwo mufasha kugira ngo twebwe itorero tugarure bwa buzima na rya tegeko ryo kumvira Imana, ari wo mubiri mwiza n'amavuta meza n'imyambaro myiza yo gutegura umunsi w'ubukwe wa nyuma ijuru rifitiye amatsiko. Yesu nashimwe. Ndumva ndiho ndangiza. Umwuka wera twahawemwo, sinzi uko na kubivuga birasho. Umwuka wera twahawe kugira ngo bibi byo kurya bya buri munsi. Ubu mushorera utgomba kuducishaho tugomba guca, ubu rurimi tugomba kuvuga mu gihe kuvuga naba ari ngombwa, ube ikigomba kutwubakira urugo mu gihe umugore yakagombye cyangwa umugabo. Ntabwo tuwuha agaciro kawo kugira ngo itorero ari we jyewe, ubwami bw'Imana buri muri jyewe bukomeze kurema no guhagarara no gushyika. Petero yabajije Yesu, yakundaga kumubaza ibintu byinshi, ngo ariko watweretse ubwami bw'Imana. Araseka aramubwira ngo ubwami bw'Imana buri hagati yanyu. Mu gifaransa haravuga ngo le royaume de Dieu est dans vous. Ntabwo bavuga ngo et entre vous, no, ntabwo buri hanze yawe, buri muri wowe. Ubwami bw'Imana bugomba kuba muri jyewe, bufite piliye ihagarika ikomeza ubwo bwami. Bufite ministeri ziba muri jyewe zigomba gukomezwa na piliye yitwa umwuka wera. Nkurekuye gato ubwo bwami bwagenda. Ministeri zigize ubwo bwami ziri muri jyewe, zimwe muranazizi. Ni ministeri y'ububanyi n'amahanga. Reka mbaho urugero rumwe. Genda mu kwirisi yose, mu mahanga yose,
mu bihugu byose nsububanye n'amahanga se, mubwiriza abantu bose kugaruka no gukurikira umwana. Minisiteri y'ubuganga, genda ikibatandukanya n'abandi, muzasengera abarwayi bahaguruka. Izo minisiteri ziri muri jewe ziherekeza ubwo bwami zifatwa n'ikintu cyitwa umwuka wera. Iyo nkurekuye izo minisiteri ziragenda, kuko ubwami bugize izo minisiteri buba bwagiye. Nimusoma abami ba kabiri igice cya kabiri cyose, Eliya atandukanywa na Elisa, ngo bavuye i Gilugari, aramubwira ati Elisa sigara i Gilugari, Uwiteka ntumye Yeriko. Aramubwira ati nkurahiye ubugingo bwawe n'Uwiteka ukorera, sinsigara hano. Ati ngwino tugende. Bagera i Beteli, aramubwira ati rero Uwiteka ahinduye gahunda, kukiri hafi ya Gilugari wacu wabaye ugumye hano ku Uwiteka ntumye Yeriko. Aramubwira ati nkurahiye iyi nzira yo gushaka umwuka wera igiramo imvune ziteye ubwoba, ntimurambirwe ngiye kurangiza. Igiramo imvune ziteye ubwoba. Napimye, nabibwiye n'abambere, napimye kuri scale kariya ko munsi bandikaho rimwe ku gihumbi n'ibindi, muzatubona munsi. Upima utya n'akagozi ukareba Yeriko na Gilugari ukabishyiraho, bambe na Gilugari na Beteli ni ibirometero hagati ya 60 na 65. Ugapima i Beteli ugera Yeriko haruguru ya Gilugari gatoya, murebe nuturuka inyuma kuri ku makarita mukaza imbere, urwo rugendo rurahari. Nasanze ari ibirometero bigera ku 100, kandi bagushuka. Urajya gukora iki ku Uwiteka ntumye? Ati ndakurahiye ntabwo ari bunsige. Abamucaga intege ntabwo ari ba mayibo b'abanyabugogo, no, ntabwo ari abatarabatijwe, oye, ngo n'abana babata mbyi, n'abana bakora n'umurimo nawe. Urajya hehe wa kintu? Urirukankanwa n'iki? Ubwo si igihe wavunikiye wahembwa iki? Arababwira ati ni muceceke. Ntawe yabwiye ngo wakigoryo, yaravuze ngo ni muceceke, ibanga riri ku mutima, icyo shaka ndakiza. Bageze kuri Yorodani, aramubwira ati ariko dore Gilugari ni munsi hano, juste Gilugari ni munsi ya Yorodani, ni prolongement ya ntunzi ibirometero 15. Isubire, dore aho twavuye ni hariya, subira yigendere. Aramubwira ati indahiro ni yayindi. Akora igitangaza cya nyuma Eliya yakoze. Yambutse arahindukira aramureba, aramubwira ati wamenye neza hari ibanga ryakujemo ryuko ngiye gutandukanywa nawe. Naratandukanywa nawe rero, uzi ko Imana inkoresha ibitangaza, nsaba icyo ushaka. Uri umukobwa, uri umudamu, uri umudamu. Ubu nkubajije ngo ndi mu mwuka w'Uwiteka, maze icyumweru usenga. Uwiteka arambwira mbwira icyifuzo ufite ngisengere nonaha. Sinkubaza ko mufite inzu, ntabwo ari ngombwa. Kuba Nyarutarama ntabwo biryoshye. Hari ugeze kumbwira ngo akayaga ka Nyarutarama niyo kakukubitaho gusutana habaye kagutunga. Ntabwo haryoshye. Hari uwahita haguruka akakubwira ngo ndashaka inzu ya etaje Nyarutarama. Nsaba icyo ushaka ntaragukurwaho. Mbajije umusore nkuriya urangije university, ashobora kuvuga ati nari mfite igitekerezo ndetse nari narapurayinze green card byarananiranye, nsengera Uwiteka mpeviza yo kujya muri Amerika njye gukora masters. Ufite karina yavuga ati fata amaboko yanjye yombi usenge Imana inkureho kariya kamodoka kagenda gatibaba, nanjye ngire vewiti numva uko bimeze. Umaze imyaka 40 nta mugabo yavuga ati Uwiteka wabimbwiye kuva kera ava kuri babahanuze twahuriye aha naha zakanyarira. Mbonye igisubizo kikuvuyeho, ni umukozi wohereje, nsengera umugabo mubone ntararenza uyu mwaka. Ntabwo ari byo Elisa yakoze.
yaravuze ngo ntumpe umugabane umwe nawe urangaraho ugatakara, ahubwo imigabane ibiri y'umwuka witeka akoranamo nawe. Yesu nashimwe, amuha kondisiyo, aramubwira ngo kugira ngo ubone ngiye kuzamuka utumbire ikiri bumveho, utumbire icyo utumbiriye usa nacyo. Nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya. Icyo utumbiriye uba cyo. No mu muco nyarwanda, ufite inda bakakubwira ngo usetse iki, usetse umwana ufite iki kibazo, bigenda bite? Bavuga ngo bigenda bite? Uramubyara. Ni ukuvuga ngo kugira ngo useke ikintu uba wacyo observye ugakuramo icyo useka, icyo utumbereye uba cyo, utanabaye kiri muri wowe kibi cyo ngicyo. Iyo ni filozofi iri hose. Ninjya kugukurwaho, tumbira umwuka uzaba nkawe. Nutumbira umwuka azamanuka ari umwuka aza muri wowe, kandi uzaba nkawe kuko wawutumbiriye. Aratumbira koko. Iyo utumbiriye umwuka wera, ibirwanya umwuka wera biza ari byinshi. Ngo habanza serwakira, muzabisoma, ngo habanza serwakira zamura insenda ziturutse kuzimu, ziragenda zikubita mu maso, agahanagura amarira, ariko agakomeza akagira ati ngo amagare y'umuriro. Isirayeli watubereye amagare n'umuriro. Umuriro uraza ukubitaho, za ngohe zatangiraga kagiye kwinjira mu jisho kavaho, ariko arakomeza aratumbira. Mu bupfubyi bwawe ntiwitaye ko washakaga ibitambaro ugeze muri bya bibazo by'abadamu nabyo bitameshwe neza, nta pampersi ufite. Urakomeza ugira uti uratumbira. Na musaza wawe wakurihiraga udushuri arapfa, ingohe zirashya, urakomeza ugira ute? Umwuka w'Imana uhagararaho, niwe ukigutunze n'uno munsi mu rugo rwawe. Yesu nashimwe. Niwe watugaruriye gusubira kumvira Imana, niwe watugaruriye gusubira gutinya. Umukirisi tuzabana yubahuka icyaha, umwuka nawe waba afite ato. Kandi reka mbabwire, umwuka burya imvugo iragereranywa. Umwuka ni gaze. Reka tubigereranye na gaze kuko byose byitwa umwuka. Gaze ni volatile. Uratumuka, uragenda. Ariko uwo mwuka ugira principe thermodynamique bize physique. Ugira ibyo bita principe thermodynamique, urawukompresa. Umwuka wera ukompresa ibyaha, ukabyicarira. Umwuka wera ukicarira kamere, ukabaho utagira kamere y'ubujura, y'ubusambanyi, y'ugasuzuguro, y'ugutukana. Umwuka wera iyo ufite uragenda ugakompresa ibyo byose. Ariko iyo haje icyaha nkigereranya n'ubushyuhe. Niyo principe thermodynamique. Iyo ubushyuhe buje gatoya kuri wa mwuka bubaye komprese, haba dilatation y'uwo mwuka. Umwuka uhita ugenda. Nicyo wari urimo urakidirata kikanaturika. Ntabwo umwuka abana n'iki n'ibyaha. Yesu nashimwe. Nahaye urugero kare, bamwe namwe reka ndubahe hanyuma dusenga. Batatu babasaza bangana n'abari ababyeyi bacu ba pasiteri.
aba bagiye muri pansiyo bashaje twigiraho ibya kera, batwigisha uko itorero ryavutse tugakura duhagaze neza mu mwuka. Baragenda bo bashakaga umwuka we kera ryabaga ishyaka, ryabaga ishyari ryo kutagira umwuka wera. Ubu ngubu nta kibazo, nabonye nta kibazo muri iyi minsi. Aravuga ati warabatijwe umwuka wera, atishwe wowe se, atishwe tugende. Bagiye ngiyo za Gitarama baturutse iyo za Shyorongi, baragenda basenga iminsi 7. Umunsi wa 7 utya pa, uwa mbere ati saa 10 ajya mu kirere. Buryo umwuka iyo waje inzara iragenda, burya ni wumva inzara uri mu mwuka, uri mu masengesho, uzamenye ko umwuka ntawo. Hari ibintu byoroshye, ni matematike yoroshye iba muri Bibiliya. Mujya musoma Bibiliya mu byumve ngo kwa Simoni Petero yicaye arindiriye ko bamugaburira. Impumuro y'ibyo kurya iraza, inzara irakubita, arazamuka ngo asaba kujya hejuru, ngo ndashaka kuba ndi hejuru gusenga. Ajyanywe n'iki? Njye kuba ndebe ko barangiza gukaranga. Burya kugaburirwa n'abakire mu byitondere. Pawulo aho yarari, kuko bari bamaze kuvuga, avuze ngo ntabwo najya gusangira n'abatakebwa atiro ririre. Pawulo aho yarari bari bamwokereje ibijumba yiririye, yasomye amazi ameze neza. Undi ajya hahandi agafiriti babanza kugashyira hariya, akanyama gakaranze kumukije, akari mu isosi, we impumuro gusa arizo zikubita ati nigire hejuru kuba nisengera batigenda. Ahageze umva imibare yahabaye: gusenga plus inzara egari ibitotsi. Si imibare yoroshye? Gusenga plus inzara egari ibitotsi. Ngo arahagera arasenga, na ya nzara yarazamukanye, arisinzirira, ajya mu ndoto zo musirikare mukuru n'ibyakurikiye. Usibye ndiho nigisha. Umwuka w'Imana iyo waje nta nzara wumva. 7 irashira ukaguruka, umwuka wera kaza ugahanura ugasimba ibiti. Noneho saa 10 umwe arasimbye, saa 11 uwa kabiri arasimbye, uwa gatatu watanze n'icyo gitekerezo, ishyari riramwica, aravuga atari kuwiteka, ubu ko ari giye watanze iki gitekerezo cy'umwuka wera, mfite agahinda, narasenze narapfukamye, amavi yarakobotse, agahanga karajeho cyentose, ubu nzizi iki? Asenga isengesho ry'agahinda. Imana yahise yumva ku kanya, abwira Imana ngo birashoboka ko ubugari watetse wacishijemo urutaminyi, umwe uramuha n'undi uramuha, birashoboka ko bwari butoye, ariko wambabariye. Isafuriya watekeyemo ubwo bugari ukayisubiza ku ziko, ubukoko bwarimwo bukomuka, ukampaha agakoko gato. Ubukoko murabuzi? Ukanyomoreraga urukoko, nkaryaho nkumva ibyo bintu byambabaje, byatumye mpamagara abantu. Yarangije ubukoko ya kabiri yayivuze yagurutse, ajya mu mwuka, aragaruka yawuruhiye koko. Baraza bageze hafi yo ngiyo, n'umusaza ubikubwira ati byarabaye, akabikubwira ati ndaza numva ko icyo kintu mbonye nkiruhiye, numva ko numva. Abwira baraha ati ndashaka kujya kwituma hano inyuma. Batese urituma iki? Iminsi 7 urabona ibyo wituma? Ati ngaho genda. Ati nimwihangane muwe mwicayeho. Ajya inyuma y'agahuru kari inyuma yabo, arapfukama, abwira Uwiteka, tumva, ndashaka kumva ko bya bindi wampereye hahandi muri bwa bukoko bikirimwo. Ajya mu mwuka, aratigita, arasimba, imbaraga ziragaruka, simba ko gahuru, abikubita hagati, arababwira ati biracyarimwo, muhaguruke dutahe. Yesu nashimwe. Biracyarimwo, birindi kitubitsemwo kugira ngo hatagira iki cyangiza. Kitangizwa n'icyumba kimwe mbamwo, kitangizwa n'umugore undebye igitsure, kitangizwa n'umugabo wanze gutanga rasiya kandi afite amafaranga. Ngihagazeho nta kizakinyeganyeza. Tugiye gusenga. Yesu nashimwe. Icyo nicyo kidutunze.
nicyo kintunze, nicyo gitunze korali, nicyo gitunze aba babyeyi bacu, abapasiteri batuyobora, nicyo gitunze abavuga butumwa, nicyo kigutunze. Detaye ntoya igaragaza ko ikikurimwo cyamaze kugabanuka, ukwiriye kujya inyuma y'igihuru ukabaza utese hari icyaba kirimo. Duto tudukuye mu mwuka, twateye mu itorero hano. Nta basore bagitebeza, oya ntabo. Iyi si iteye ubwoba aho turiho tugana. Nitutagira icyo ngicyo turaba abantu baza kwicara hano bagataha tumeze nk'abandi. Watebeza utese ipantaro sentire igera hano, iyo uje mu rusengero upfa kurenzaho ishati. Hari udutoya turiho tugaragaza ko umwuka uriho wevapora rather than kuba utsindagiye ngo wice kamere yacu. Duto dukurura byinshi. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Nahinduriwe iki kigwa ninjoro 3:30. Narinzi ko mbabwira y'Imana ivuga, y'Imana ikora, y'Imana ireba, ivuga ngo mbonye ibibereye mu isi ngiye kwireba. Ndumva abana banjye bataka ndamanutse ngiye kwirebera. Narabiteguye biramfasha na y'Imana ifite amaboko. Ya yindi yagiye kwa Hezekiya yatewe n'umwami wa Ashuri, iramubwira ngo kuko usabye kurengerwa ndaje kukurengera. Atekereza ko ari za bombe na za blende zije kumurengera. Ituma Yesaya iramubwira ngo genda umubwire ko nje kugukirisha impuhwe z'intambara. Tuzabiganira. Nasabye mwarimu ko azampa icyumweru tuganira ayo magambo muri Nibature. Nzaza so bwa mbere nkoranya namwe Nibature. Tugiye gusenga. Giro cy'ukuboko. Si mwese mumanura amaboko. Uzi ko umwuka w'Imana ariho yevapora yigendera, kubera ko hari icyo utumvikanaho n'Imana mu kumvira Imana. Hari icyo utariho wumviraho Imana, umwuka ariho aragucika ureba kandi urabizi neza. Giro cy'ukuboko niwe nshaka. Imana iguha umugisha. N'hésitez pas. Isi iriho iragana hakomeye, nitutaba hanjye aho turiho tugana. Isi iradutwara, umuvu w'isi uradutwarana n'abandi, kandi hari hageze ko dukomera mu gihe cyo gukomera. Gira utya, gira utya, zamura amaboko cyane, zamura amaboko, haguruka, haguruka. Ubuse urabona asuzuguritse, nuko nanjye nihannye. Ujya inyuma y'igihuru ukavuga uti Mana reka numve ko hari iki kirimo. Niba wumva ko nta kikirimo, haguruka tugusengera. Abatarabatizwa gira utya, niyo nzira twese twaciyemo. Abatarabatizwa mugira mutya, na hariya hejuru ndababonye, nimuze hano tubasengere. Nimwihangana bari hejuru muze, nta kibazo. Abadamu muza n'amashakoshi yanyu kuko ari hejuru wenda gusubiraho byabarushya, nimuze hano. Abari imbere nimuze hano, muze tubasengere. Aya masengesho niyo atubeshejeho. Ibi turimwo dayimoni twubahutse birenze kubahuka birirukanwa n'amasengesho. Muze dusenge, muze dutangire tutaronerwa. Nimuze dusenge. Isuzume neza, urasanga amaso yawe yaramaze guhweza. Ntabwo uraboneka kuri umujura, ariko ubujura bukurimo nawe urabizi, mu mirimo ya leta ukora cyangwa n'ibindi. Hagarikira aho ngaho, ngwino tugusengere. Umaze iminsi ufite ijwi rikubwira ngo ariko wagenje nk'abandi, ariko uri mu biki? Ko ufite opportunity imbere yawe mu ntoki, wazikoresheje ngo ubeho nk'abandi, kandi atari byo Imana iguhamagarira. Ngwino dutangire tutaronerwa. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu
keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu, ogejwe ha Yesu atunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese yawe. Reka dusabe umushumba w'umushyitsi abasengere. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi kandi ukarema umuntu mu ishusho yawe, ubonye ko yari amaze gutakaza iyo shusho nziza wamuremanye, utegura uburyo bwo kumukiza ubikoreye muri Kristo Yesu umwana wawe. Turagushimira izo mbabazi watugiriye zatumye twongera kubona umwambaro w'agakiza, tugahisha isoni z'ubwambure bwacu ubwo twari twagiriye mu Edeni kubwo gucumura kw'abakurambere bacu. Ijambo ryawe rivugiwe ku mugaragaro kandi rihaye abantu bawe kwirungurukamo birebamo, babona ko bakwiriye gutunganya ibidatunganye, none bikubise imbere y'ubwiza bwawe. Turambuye ibiganza tubasabira kugira ngo bagirire neza, uyu munsi babere umunsi mwiza wo kongera guhembuka mu mitima, ubakureho urubanza rwo kurimbuka, ubababarire ibyaha n'ibicumuro byose, kugira ngo bakubere inkoramutima bakubonerere, maze tuzaraganwe ubugingo buhoraho ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Turabasabira Mana kugira ngo wibuke amaraso yamenetse ku musaraba ko kari ku bwabo, kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha, maze uyu munsi babere umunsi mukuru mu mitima yabo, bumve banesheje ibyabarwanyaga, kugira ngo bazahabwe n'Imana ibyasezeranyijwe. Turagushimye ko bakunda kandi witeguye kubafasha no kubatunganya mu maraso ya Yesu, kubw'izina ryiza rya Yesu umwami n'umukiza wacu, amen. Muhaguruke mukurikire uriya mu mama abaganiriza iminota 2 cyangwa 3, ntabwo ari butinde. Murahita mugaruka. Uwo ari wese aho yari yicaye, cyane mu badamu aho yari yicaye mu mucongera ku gashoke ushike. Hari ijwi rimbwiye, sinzi impamvu. Hari umuntu uri hano ufite ikibazo cya minerivare y'umwana. Hari umuntu uri hano ufite ikibazo cya minerivare y'umwana, kurihira umwana minerivare. Ntawe ngwino hano. Ntibiteye isoni, ubukene twese turabufite. Mama nawe ngwino. Aba bantu babiri ubwo naba batatu, ntihagire uwundi uhaguruka, ubwo naba mbonye uriya mu mama nawe. Ngwino naba batatu, ubwo nta wundi. Ngwino. Nari ngiye kumirwa ko nshobora kuba mvangiwe. Imana irambwiye ngo hano dufite iby'Imana yaduhaye, turahembwa. Irambwiye ngo ushaka umugisha afate umubyeyi umwe arihira umwana we minerivare akeneye, genda kurihira, uzumbwira amafaranga akeneye. Undi ninde uza kunshaka nitumara kubwiriza ndayaguha ugenda uyatwaye. Undi ninde waza gukorera umugisha kuri uyu? Ntabwo tubwira itorero ngo nimuture tubahe, no, siko mbwiwe. Uko mbwiwe nihereyeho. Ufite uko yahembwa nuko yagira ngo akorere umugisha, iki mukitondere, naza rihire umwana w'uyu. Igira hano. Nawe muri uru rusengero warihira uyu? Ndakorera imigisha 2, nawe ndayaguha, igendere. Mwitonde suko mfite menshi.
ariko icyo nkora ndakizi. Nabwiwe ntya ntafite ahomba inyubakire etaje, mbikoreye mu Gasyata muzababaza bazababwira. Nirangiza nta deni ry'ibihumbi 5 mfite, kandi hari uwo narihiye nikopesheje kuko umwuka w'Imana yarampase. Undi ukoreye umugisha naza arihira uyu mubyeyi, ngwino haguruka, ngwino kurebe. Ngwino kurebe, ubwo wowe urarihira uriya. Babaye 3, wa undi nari mvuze ko ndihira ubwa kabiri ninde, n'uwo mu mama ufite umutuku muvugane, sibyo? Kandi reka mbabwire, ikimvugiye hamwe no ntumwe n'Uwiteka, muzagira ubuhamya imbere y'iri teraniro, ntabwo mvangiwe. Tugiye gusengera ibyifuzo. Imana ibahe kiyemo cyangwa Imana iduhe iki? Nanjye sindimo iduhe iki? Izawuduha ibimbwiye pastor ariho asenga. Nuko idukoresha, kandi ubwo ndarangije. Ngiryo ijambo ry'Uwiteka. Umushumba Gatanazi, reka musabe yigore aze hano asengere umuntu ufite ikibazo cy'urubyaro. Nuzi ufite ikibazo cy'urubyaro akaba atari hano, wowe ukaba umuzi, umuhagurukire. Ufite ikibazo cy'urubyaro, nuzi ko afite ikibazo cy'urubyaro ahandi, amuhagurukire. Umushumba asenge. Yego, nta kibazo. Yesu ashimwe cyane. Ibihe byose ntabwo bihora bimeze gutya. Y'Imana ibivuze ibintu iba yiteguye gukora. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tugiye gusengera ibyerekeranye no kubyara umuntu wabuze urubyaro, n'undi wese utari hano ariko ukaba umwizereye, nawe tugiye kumusengera mu izina rya Yesu. Hanyuma turasabira n'umugisha aba bakozi b'Imana bemeye gukorera Imana bishyurira bari abantu minerivare. Umunyarwanda yaravuze ngo isoni zirisha uburozi. Hari abantu mutaje hano imbere mwari kubona minerivare kubera cya kintu yamaze kutwigisha cyo kutumvira. Ubundi kutumvira bihesha umuvumo, hanyuma kumvira bigahesha umugisha. Harigero tuvuga ibintu mu rusengero byose umuntu abisuzugura. Waje gusenga twavuga ikintu gisuzugura, twavuga ikintu gisuzugura, twavuga ikintu gipinga, tukavuga ikintu pinga, tukavuga ikintu pinga. Ubu hari n'umuntu wabuze urubyaro wasigaye wicaye kubera kutumvira. Kubera kutumvira nabyara bipinze arabisuzuguye. Kandi Imana ivuze ibintu ibigiye kubikora. Ntabwo tugiye gusengera abarwayi uyu munsi, ntabwo turi busengere. Nta barwayi turi busengere muri uyu mwanya, oya, tugiye gusengera ikibazo kijyanye n'ubugumba, kutabyara. Niba hari n'umuntu wabyaye umwana umwe akaba yarabuze abandi bana, nahaguruke. Bijya bibaho nabyo, ko umuntu abyara umwana umwe akabura abandi bana. Kandi imyaka ufite yigukanga, wa mudamu we wikangwa n'imyaka, Imana yacu ntigikangwa n'imyaka. Wa mugabo we wikangwa n'imyaka, Imana yacu ntabwo igikangwa n'imyaka ufite. Dufite Imana idakangwa n'imyaka. Ubwo none ahangaha icyo Imana yashatse ni ugusengera ikibazo cy'ubugumba, tukavana abana mu ijuru aho baba, tukabashyira mu nda yawe mu izina rya Yesu. Nawe Imana ikaguhereza inshingano zo kurera. Imana nihabwa icyubahiro. Mureke dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbaje kubera ko ubutayu ujya ubuhindura ikidendezi cy'amazi, kandi ibidendezi by'amazi ujya ubihindura ubutayu.
turagushimye kubera ko iyo uvuze nta wakuvuguruza, ni wowe ugira ijambo rya nyuma. Mana, izina ryawe nirishimwe, bakawuhabwa. Nawe niba warakiriye Yesu ujye usaba umugisha bakawuhabwa, kandi abawutwifuriza bazawubona mu izina rya Yesu. Ngiye kubasabira ibintu byinshi, ngiye kubasabira ubukire bwo mu mubiri bufatika, ngiye kubasabira amafaranga y'amabara atandukanye. Mu Kinyarwanda amafaranga bivuga ibindi bintu. Ngiye kubasabira money, ngiye kubasabira money, ntabwo ngiye kubasabira amanyarwanda. Ngiye kubasabira amafaranga y'uburyo butandukanye n'ubutunzi butandukanye, ngiye kubasabira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Mwahagaze aho muri kugira ngo nta muntu wicuza kugira neza. Abantu bagomba kwicuza kugira nabi, ariko nta muntu ugomba kwicuza kugira neza. Muhaguruke aba bantu batatu, wa mupapa n'ura mu mama hamwe na mwene data, ndakebuka. Ngiye kubasengera mu izina rya Yesu, kandi uhereye nonaha muratangira kugenda mubona umugisha. Imana imfashe uyu munsi mutangire mubona ibimenyetso mu izina rya Yesu. Hari ikintu nzi Imana yambwiye, hari ikintu navuganye nayo, ariko ntago ngitangariza muri iri teraniro kubijyanye no gusenga. Ntago ndi bukivuge. Yakimbwiriye mu Biryogo hayoboye umushumba Matiyasi. Uwo munsi hari umusaza warabwirije uwo munsi wari watumiye, hanyuma Imana ikimbwirira hariya mu Biryogo ikijyanye no gusenga, ntari buvugire hano. Hari ikintu Imana yakimbwiyeho. Rero ngiye kubasengera mu izina rya Yesu. Ngiye kubasengera mu izina rya Yesu. Reka mbasengere. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira abene data babiri bemeye gukoreshwa nawe kwishyurira minerevare bariya abantu bari bababaye. Ukoreye muri bo kugira ngo utange umunezero kuri bariya abantu, ubakoresheje nk'ibikoresho byo gutabara bariya abantu. Mana, nuhabwe icyubahiro. Nsengeye n'uriya mushiki wacu, nawe ukoresheje nk'igikoresho cyo gutabara uriya muntu mu izina rya Yesu Kristo. Uhamagara Aburahamu, waramubwiye ngo abasabira umugisha bazawuhabwa. Urangije uramubwira ngo abazamwifuriza umugisha bazawuhabwa. Ndabizi ko turi urubyaro rwa Aburahamu, ari amasezerano yakomereje kuri twebwe. Turi urubyaro rwa Aburahamu binyuze mu kwizera Kristo. Waduhaye kwizera Kristo. Uyu munsi turi urubyaro rwa Aburahamu, kandi turi abana bawe. Mana, nuhabwe icyubahiro kubera ko uriya mushiki wacu n'aba bene data ubakoresheje mu gutabara bariya abantu. Ndabasengeye kugira ngo bahereze umugisha. Ibi bakwiriye urabizi nk'Imana, twe nk'abantu ntabwo tubizi. Turabasengeye kugira ngo bibahe, ariko hirya y'ibyo mbasabiye umugisha wo gutunga amafaranga y'uburyo butandukanye. Mbasabiye umugisha wo gutunga amaero, mbasabiye umugisha wo gutunga amadolari, mbasabiye umugisha wo gutunga n'andi mafaranga y'uburyo butandukanye harimo n'amanyarwanda. Mbasabiye umugisha wo gutunga ubutaka no gutunga amazu. Mbasabiye umugisha wo kurama. Mbasabiye umugisha wo kuzagera mu bwami bwawe. Mbasabiye umugisha w'icyubahiro. Mbasabiye umugisha w'ubwiza. Mbasabiye umugisha wo kwaguka. Ntibakamware mu gihe abandi bamwaye, ntibarakorwe n'isoni mu gihe abandi bakozwe n'isoni. Abandi babuze uburinzi bajye babubona. Abandi batumvise ijwi ryawe bajye baryumva. Mu gihe cy'inzara bajye bagira byinshi ndetse bisaga. Ubambike nk'indabo, wambike n'imiryango yabo, uyambike nk'indabo. Ubaha umugisha mwinshi mwinshi, umugisha w'ubwiza, umugisha w'igikundiro, kubera ko bemeye kuba ibikoresho byawe mu gihe abandi benshi babitinye kandi bafite ubushobozi. Urakoze kubera ibyo ukoze. Dusabiye umugisha n'abagiye gutanga amaturo ndetse n'icyacumi n'ituro ryo gufasha abakene, nabo ubahereze umugisha ute ku miryango yabo. Urakoze kubera ko utanze umugisha, kandi turasenze kugira ngo uyu munsi wa none ubikore. Umuririmbyi yaravuze ngo mwamutuvubira imvura, ubu tukiri ku mavi tukigutakambira. Iyo mvura uyiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.